Filime yacu tuyitangiranye hano n'umwana w'umukobwa yari yarahamye mu mazi yabuze uwamutahuramo ngo amukuremo. Sasa barakoreka hirya hari uwaturutseyo urebe neza witonze, haturutseyo umusore ari kuza amushakisha arimo kugenda yoga. Umwana w'umukobwa nawe hano yarohamye yabuze uwamurohamura, urebe neza witonze. Sasa umusore hano yamugezeho aba aramubonye disi. Uyu musore yari ari ahantu hafi y'amazi, umukobwa nawe yinazemo. Uyu musore none aje kumukuramo, urebe neza witonze. Umusore hano yaramubonye, umusore yamubuze cyane yarakaye, n'umukobwa nawe bose bararebanye hano mu maso, bakubitana amaso bararebana. Urebe neza witonze. Mwumutse neza ko wakora subscribe, ico nicyo kitwagiza muri filime nk'izi buri munsi. Umusore nuko yamukuye mu mazi amutereka hafi y'inkengero y'amazi, abari aho ngaho no bari bumiwe cyane bamubuze, barabuze umuntu wamubakuriramo, none bari bamubonye. Urebe neza witonze. Sasa barakoreka wa musore yajana n'umukobwa, areba n'ukuntu ari mwiza, bavuga ati n'umukobwa kuko yaromye mu mazi yaraducitse akiri mutoya. Urebe neza witonze. Umusore nta kindi yamukoreye, yamusamureba mu maso, aravuga ati ubundi amakuru yawe wakujyana mu rugo nkajya kukuryamisha. Barakoreka yese namuzana aramuryamisha. Sasa kagiye kumuryamisha agiye kumwitura neza amugiriye. Urebe neza witonze, uraza gusobanukirwa. Umusore yese amuzana no mu cyumba cyiwe, urebe neza witonze. Sasa uno musore agiye kumukorera ibiki? Umusore yatangiye kwikuramo imyenda nyagasani. Umukobwa yari hariya nawe yazubaye, umusore nawe yatangiye kwikuramo imyenda. Uyu musore agiye kumukorera ibiki? Urebe neza witonze. Umusore rero amubwiye ati ni kimwe ku kindi. Abarahangana barumiwe baravuga bati uriya musore n'umukobwa agiye kumukorera ibiki ko ndamwinjije mu cyumba cyiwe. Umwana rero hano nawe byaramurenze, avuga ati se kuno baye mu mazi unabaye kugira ngo unyiture ibyo umaze kunkorera, kugira ngo umwiture ibyo umaze kunkorera disi. Umusore amubwiye ati ngo nkugire neza n'abayobozi bwawe, nawe ugomba kungirira umubiri wanjye neza bugatuma umera neza. Abari aho ngaho disi barumiwe cyane. Urebe neza witonze. Ibintu n'umusore atangiye gukorera n'umukobwa abari aho ngabo nabo disi barumiwe cyane, barareba ko umukobwa asohoka baramubura. Ariko kwa musore disi niba yatangiye gukorera uwo mukobwa atangiye kumukorera ibintu bya mfurambi disi. Urebe neza witonze. Niba yatangiye kumukorera atangira kumwogamo. Urebe neza witonze. Mwotse neza ko wakora subscribe, ico nicyo tweza mwonye ba filime nk'izi buri munsi. Umukobwa hano yarumiwe cyane, aravuga ati umukobwa bimeze nkaho wagira ngo aracyari mu kuzongera, bimeze nkaho ataragarura ubwenge neza, kubera ko yaranataye n'ubwenge aho yagwiriye mu mazi akagenda akarohama. None umusore disi yashoje gukora ibyo akora, arangije arahaguruka aragenda. Urebe neza witonze. Umukobwa hano disi nawe byaramurenze, nta nubwo aramenya ibyo byarimo, ntabwo aramenya ibyo ari gukora. Disi igisore ni kuri cyamugiriye. Umusore nawe umukobwa nta kindi yakoze, yahise asohoka arirukanka cyane, acika kiriya gisore. Si wabonye asohoka, icyo gisore cyakigiye kirizwa kirongera kikagaruka kikamubona. Urebe neza witonze. Umwana hano atangiye kwirukanka mu biti by'amashyamba, agenda yikubitagura hasi yikubagura hasi. Urebe neza witonze. Mwumvise neza ko wakora subscribe. Ifilime ni kuryohera, ifite ibice bibiri. Igice cya mbere iki ni igice cya mbere, icya kabiri kirahari. Umusore disi hano yararebye, ugatwa n'umukobwa kari keza ko kakaducitse. Mwumvise neza nawe yarahagaze ku mazi, babuze umuntu amubatabara. None disi wari umutabaye, dore wa musore wundi none iki nacyo kirashaka kumufata. Urebe neza witonze. Uyu mukobwa nuko yisanze ahangaha, kira nacyo kirashaka kumufata. Urebe neza witonze. Kandi wa musore nawe yaramaze kumufata. Uyu mukobwa nta kindi yakoze, ese bakubita inkuba arangara ukuntu yabacika ngo yiruke. Urebe neza witonze. Aba basore ni benshi, bose bashaka kumugambanira ngo bamufate. Urebe neza witonze. Umukobwa disi nta kindi yakoze, yese irukanka hano kibuno n'amaguru, yarirukanse hano yagira imbere naho akabahasanga. Mama we, umukobwa disi hano yabuze n'inzira anyuramo, byaramurenze cyane. Nihanda atangira gusenga ati Mana mfasha mbone umuntu nabara bwarimwe. Disi umukobwa hano barakwereka hano hakuno nanone. Twigarukire hano. Umusore yahise ahura nanone na wa musore, amubwira ati waruncikiye hehe?
ati uri kunshika kandi njye nawe atabaye ubuzima bwawe ndashaka kugira ngo ushimishe umubiri wanjye kubera ko nanjye nakuvunikiye nawe atabaye ubuzima bwawe bwari bugiye. Umusore disi yaramubwiye ati ariko hariya nanone hari ibigabo bishaka kuntwara reka nkujyane njyenyine. Ya disi umusore nuko yafashe yateruye n'umukobwa arangije aramujyana. Urebe neza witonze mwite neza ko akora subscribe. Filime ni kuryohera ifite n'igice cya kabiri nacyo wandika muri comment nzahita nyibaha. Ifilime nirebe kayisoza ukareba n'igice cya kabiri cyayo izakuryohera kandi uzakuramo n'isomo. Yo disi rakari kano abangaba nabo bararakaye cyane barabazi ko umusore bagiye kumurya. N'umusore hano nawe disi yatangiye gukora ibyiwe yamugarana hano mu cyumba aramubwira ati rega uno munsi n'uwanjye ugomba kuwunshimisha. Yo disi nuko atangiye kwibukuba ku mubiri wiwe. Urebe neza witonze yatangiye kumuzana aratangira kumukoresha. Umusore anatangiye no gukuramo imyenda yaramubwira ati rega umubiri wanjye ugomba kuwushimisha kubera ko nagutabaye ncika n'ibisebe ahubwo utangira unamvure. Yo disi n'umwana w'umukobwa n'umwana w'umusore amweretse igisebe n'umwana w'umukobwa ngo akimuvurire ngamushyirireho imiti. Urebe neza witonze disi n'umukobwa n'ubyaramurenze ndavuga ati burya bwose wamenye n'amaraso kugira ngo utabare ubuzima bwanjye. Yati nubwo nongera no kwirukanka kubera yuko ndabona ubuzima bwanjye wemeye kwitanga kugira ngo bare. Yo disi umukobwa nta kindi yakoze yese atangira kumuzirika hano aramubwira ati kanguzirike n'ubundi nawe wanabaye nanjye mwiture. Yo disi urukundo n'urunguru disi sasa ko kano wari kuhatambuka ninde wari uri kuhatambuka hano ninde kari kugaragaza agakweto kiwe mwute neza ko akora subscribe. Ifilime ni kuryohera nyine ibice bibiri. Sasa ko kano hari wa musore ari kwitwikira mu mvura irimo kugwa yari afite n'ururabo agiye kwirebera umukunzi. Urebe neza witonze no musore agiye kureba uhe mukunzi. Sasa uriya musore yaraje guterera ivi wa mukobwa ageze hano asanga wa mukobwa yinamuciye n'inyuma. Urebe neza witonze wa mukobwa nawe ari kumwe n'undi mugabo ahubwo wamuhaye n'urundi rurabo. Uriya musore disi araje kaje kumuha ururabo asanga kagakobwa yaje kuruha kibereye kumwe n'undi. Urebe neza witonze sasa barakwereka kagakobwa nanone kandi kaje hano mu mufuka kaje hano kitwirikirije marete gashaka ko n'umusore yagatwikira. Urebe neza witonze karamupapa hano ngo bite wanyugamishije disi n'umwana w'umukobwa nuko atangiye kubwira umusore nanubwo ari no kumva neza. Urebe neza witonze imvura irimo iragwa umusore disi arahindukira no kuri telefone arebye kano gakobwa bafite wa mukobwa si wowe nigeze gutabara ubuzima bwawe. Disi arashize n'igihe batongera no guhura. Uriya musore disi aramurebye aramucanga bari baranatandukanye nyine yarigiriye iwabo. Yo disi urebe neza witonze uno musore naje hano bitekerezaho. Disi yanarakaye cyane yibaza n'ukuntu umukunzi yaragiye guterera ivi bamutwaye. Yo disi yongeye no guhura none n'akandi gakobwa kakanigeze gutabara ubuzima bwako. Ya disi umusore uko ari kugenda hano niko bari no kubitekerezaho avuga ati mana yanjye koko kuki umukobwa njye bamutwaye. Ya disi mukureba inyuma hano abona kagakobwa nanone karimo karamukurikira. Ya disi urebe neza witonze n'umukobwa hano yaramukurikire cyane n'abato n'umusore unyugamishije mu mutaka akaba yaranatabiye n'ubuzima bwanjye kamukurikire. Uriya musore disi nk'umutse neza umukorerwa wa mbere aje guterera ivi asanze bamutwaye none ageze hano ahantu ni kuri hoteli asanze kagakobwa nako nta muntu kari kumwe. Kagakobwa disi karihebye kahita kinaga mu mazi nanone karongera kariyahura. Disi n'umukobwa yongeye naga mu mazi kubera umujinya wiwe. Disi nuko katangiye kwiyahura muri pisine nuko katangiye koga. Urebe neza witonze nako kabuze umukunzi. Uriya musore kari kaje gukunda uriya musore yaje guterera ivi umukobwa we asanga bamutwaye arangije abura umukunzi. Wa mukobwa nawe yahuye mu mazi barakweka ari wamaje amufata mu nda avuga ati urajya hehe wincika. Ya disi barakwereka kano kaboko ninde umufashe. Urebe neza witonze sasa kumbe umuntu umufashe ni wa musore disi ntabwo atirika agahinda tugasangire wowe wabuze umukunzi nanjye wanjye naje nsanga bamuntwaye. Yo disi uno musore nta kindi yakoze yese yifatira agakobwa kiwe agakura mu mazi. Urebe neza witonze yakagejeje no kuri pisine ntabwo ati ko waruncitse nanone ko waruncitse. Uno musore disi akunda gutabara abakobwa bagiye mu mazi uyu ni uwa kabiri atabaye. Urebe neza witonze ati uno mukobwa disi yari yiyahuye kubera
agahinda barakwereka disi umusore nta kindi yakoze yatangiye gutemberana na kagakobwa urebe neza witonze disi aramuhumurije cyane aravuga ati humura ntacyo uzaba nugumya kwitwara neza tuzibanira disi ari n'amagambo uriya musore abwiye uno mukobwa iranamutembereje hano aramujyana atangira gusa nk'aho amukoraho urebe neza witonze atangira gusa nk'umushimashima akubwa disi hano karangaye kamuriye sinye kamwihoreye urebe neza witonze umusore aravuga ati se kano gakobwa ko ndagatari gusa nk'aho kagira umusore nta kindi yakoze yasevira mu modoka n'umukobwa hano nawe yarumiwe cyane avuga ati n'umusore ko ndari kunshimashima ngo ndandavuye no mu modoka disi n'umusore nta kindi yakoze yasava no mu modoka aranamuterura urebe kuntu atangiye no kumuha keya disi rero n'umusore kuntu ari n'umusore mwiza nta kindi yakoze disi yaramuteriye hano aramusohora avuga ati nakuzanye no kugutembera none kugufata akaboko ngo ngusore ukabyanga nta kindi yakoze yahise azanamwicaza imbere kwa shoferi yaramukozeho asanga umukobwa yicaye inyuma ataza kumwicaza imbere kwa shoferi nubwo ati kuki ugiye kwicara inyuma kandi ndakumaza irungu we nshaka kuguhumuriza ariko wowe ugashaka kubyanga disi urebe neza witonze umusore nta kindi yakoze yase amuzana hano imbere hano bicara bari kumwe tugaruka kunini aho bari bageze n'umusore disi akunze kugendana n'umukobwa ahantu hose agiye bakundaga kugendana mbega ntabwo yashakaga no kumusiga urebe neza witonze nk'ubute neza ko wakora subscribe icyo nicyo twaheza mwanya ba filime nk'izi kuri munsi sasa barakwereka begiriye hano ku mucanga baje kurya ubuzima disi aba bose bari bihebye uriya musore agiye guterera ivu umukobwa asanga bamumutwaye none umukobwa nawe yageze ahantu nyine bahurira n'abakunzi babo abura umukunda yarayiyahuye mu mazi uno musore twabonye gakunda no gutabara abakobwa biyahuye mu mazi sasa uyu ni uwa kabiri urebe neza witonze hano baje kurya ubuzima baza ku mucanga disi urukundo rwabo nuko rwatangiye no kuryoha nuko batangiye kurya ubuzima uno musore disi watangiye no kuntu akundaga no gufata neza abana b'abakobwa yarabakundaga cyane yaremeraga akabacira bugufi n'ukuntu yishakiraga umwana ese uriya mukobwa atabaye bwa kabiri azamubyaza umwana atangiye no kumva ukuntu akunda abana n'abana nabo bakamukunda sasa se uno musore disi ubu ngubu koko yahise anamwambika akantu k'umwami avuga ati wa mwana wawe uzaba umwami disi n'uno mukobwa byaramurenze cyane urebe neza witonze barakwereka batangiye no kumusoka n'uno mwana ese uno mwana yaba ari uwabo nureba neza na filime ukayisoza uraza gusobanukirwa umusore disi nta kindi yakoze yakomeje no gutembereza umukunzi wiwe ahantu hose hari ibipupe by'abana baje kuruhura mu mutwe disi n'umusore atangiye kwishimamo gakeya atangira kwishimamo n'umukunzi we niko atangiye kurya umunyenga n'abandi bana n'umukunzi wiwe bose basohokanye hano hantu baje kwiriramo akanyengamo gake gake urebe neza witonze sasa barakwereka hano batangiye no kuganiramo gakeya urebe neza witonze sasa n'umukobwa afite tatuwaje n'iy'ururabo itatuwaje ari kuyereka uriya musore arabikura hiki uriya musore disi arabibonye biramurenga ahita yirebera hirya arabyirengagiza umukobwa disi aramurebye aho atese ko ndeba uyirebye ukarakara ugahita ureba hirya nta kintu umbwiye ntabwo ureba yuko niko kwereka ibishushanyo bikwereka ko nagukunze disi aho hose naho batangiye gusa nk'abatembera baje kuruhura mu mutwe bitewe n'ukuntu bose yari afite stress n'ukuntu uriya mukobwa yari yihebye uriya musore nawe yari ataye umutwe avuga ati kangutabare murangiza njye kukuruhura mu mutwe ubundi tuzibera inshuti disi batangiye kuba inshuti batangira no gutembera hano hantu hose yamuzanye ahantu hadasanzwe atangira kumubwira ngo rega urukundo rwacu ruzagera ku ntego nk'uko ngiye kubikwereka umukobwa disi bimwe ati hagarara gutya urebe ukuntu bamasha ku ntego yacu tuzayigeraho urebe neza witonze kugira ngo ati rukundo umukobwa yaratunguye cyane aravuga ati ntabwo nari nzi ko wanankunze burya bwose umusore aramubwira ati erega burya nagutabaye ubuzima bwawe mbona ko wambera inshuti nziza disi yatangiye kumwereka ukuntu barasa intego yabo bakayigiraho y'urukundo urebe neza witonze umukobwa nuko batangiye kumwigisha kurasa umukobwa aramubwira ati ese ibintu uri kunyigisha ni ibiki ibintu uri kumbwira ko natari kubyumva neza umusore nawe yarakanuye amaso aravuga ati wa mukobwa ko ndeba utari kumva ibyo nkubwira umusore disi uko abitekereza byose niko ari kwibuka n'abana sasa umukobwa batangiye kumwigisha ukuntu azajya arasa urebe neza witonze ukuntu azajya arasa ku ntego zabo ku ntego z'abagore bakanasa no ku ntego y'urukundo rwabo yuko ikintu cyose bazajya biyemeza bazajya bakigeraho urebe neza witonze urukundo rwabo nuko rwatangiye kuba umunyenga nuko batangiye gukundanamo urebe neza witonze aho hose naho batangiye
batangiye kuzenguruka barya ubuzima. Umusore disi yatangiye kumuzengurutsa avuga ati iyi ni imbunda yacu, niyo tugomba kuzajya duhorana, tuzajya tuyitunga ku ntego dushaka kugeraho. ngo ngubu intego yanjye nshaka kugeraho niyo kugushyira amaguru, yo kugushyira mu rugo nkakubakira, twubaka umuryango wacu urambye. Baratwika disi yatangiye kumwigisha kurasa, avuga ati ko ari kuzajya urasa ku ntego zawe ukazigeraho. Izina zose ni intego, ni ibintu byose agomba gukora, agomba kugeraho. Sasa disi batangiye kubirasa byose, batangiye kuturasa kose. Umukobwa yaranikanze cyane, avuga ati ntabwo nari nzi kurasa, none urabe nyigishije imisemo nari kivunya kirimo. Akaka umukobwa disi stress ziwe ntago zirasha, atangiye no kuyahoza inzoga, ariko umusore akamubwira ngo rega we kayahoza inzoga ntabwo ari wo muti w'ibibazo. Ya disi uyu musore nuko yagomeje gutabara ubuzima bw'uno mukobwa. Disi yaramukunze, uyu musore disi yikundiye uno mukobwa. Ya urebe neza witonze, atangiye kumushimashima aranamuhumuriza, aramubwira ati rega buriya inzoga zinywa abantu bazimenyereye, ntabwo wapfa kuzinywa ngo uri kugira ngo wimare stress, kubera ko zanagutwarira ubuzima. Ya urebe neza witonze. Disi uno musore byano n'umukobwa aranamukunda cyane. Sasa n'umukobwa atangiye no kumubwira ati wowe ntuzambabariza ubuzima bwanjye, wowe reka twibanire ubuziraherezo. Ya disi abantu bari hano bumvishije umutima n'umusore kugura umukobwa, baramusetse cyane. Umusore ageza ngo avuze cyane, yaratunguwe cyane, arabareba ibintu ukuntu barimo kumuseka. Umusore amubwira ngo reka turekera aho, ibi ni ngo turabikorera mu rugo. Ya disi batangiye kwiryohereza, baritambukira hano hose, nabo baje kwitemberera, batangira kurya ubuzima. Ya urebe neza witonze. Sasa uno mukobwa ubundi ubwo azamwemerera urukundo. Batangiye no gutembera bose, ni no mu mutaka, imvura yabigwa yabitagwa, bazahorana bakundana igihe cyose. Batangiye no mukobwa Yakobo n'umusore ngo amwugamishe mu mutaka, none bakomeje no kugenderamo ari umwe. Ya urebe neza witonze disi n'umukobwa nuko atangiye kwigwamo kuri uno musore. Ya mwibuze neza ko wakora subscribe, ico nicyo tukayizamura, ifilme ni kuryohera, uyisharinge mugenzi wawe ntacyo bitwaye. Ndabakunda cyane, andika muri comment ngo I love you so much, ubundi wandikamo ngo zade igice cya kabiri. Ndabakunda cyane. Uno musore disi yatangiye gutembereza no mukobwa ahantu hose, aramubwira ati wowe nunkunda aho uzashaka hose nzajyama kugeza, ikintu cyose uzashaka kugeraho nzakigufashamo. Ya disi ni kubatangiye gusohokana no mukobwa. Ya urebe neza witonze. Umukobwa disi nuko batangiye kumusohokana, uno musore nawe yagomeje kureba iri kubera imbere, aravuga ati no mu bebe wanjye ahantu musohokanye ntago hasanzwe, ati nanjye ubwanjye harazemane. Ya disi umukobwa atangiye kwishimira ibyo n'umusore ari kumugezaho, atangiye no kumushimashima mu gatuza, aramubwira ngo rega nanjye nzahora ku bwawe, nzahora ngukunda ku bwawe, igihe ikintu cyose uzashaka kuri njyewe nzakiguha, byose uzashaka nzabiguha. Umusore nawe yaramubwira ati disi nzahora ku bwawe, aho utazigeza ngiye nzakugeza. Ahita namuterura amubwira ngo aho utazigeza ngiye nzakugeza, ikintu cyose uzashaka muri wowe uzajya umwana nzajya ngufashamo. Ya disi abo nuko batangiye gukundana, n'umukobwa byaramurenze cyane, yari yihebye. Uriya musore nawe yabuze umukobwa yakunda, kubera ko yaraje gutera ivi, yasanze bamutwaye. Ya disi urukundo rwabo nuko rwatangiye kuryoha, nuko batangiye kwishimanamo. Ya disi urebe neza witonze, mwubutse neza ko iyi filime nimba yakuryoheye wayisha yarenga mugenzi wawe nusoza kuyireba. Iyi filime nuyireba yose ukayisoza uzamenya isomo, nibwo uzakuramo agasomo, nibwo uzabasha kubona intego zabo batangiye biha, nibwo uzabasha kubona ibyiza by'iyi filime, nibwo urabasha no gukanda subscribe. Iyi filime yose uzayireba yisoze. Ndabakunda cyane. Sasa urukundo rwabo, umukobwa aramubwira ngo reka nguheke mu mugongo, ndeko nanjye ntago ushobora. Umusore ndetse namubwiye ngo nariga nta kintu kizakuvuna turi kumwe, ngo ahubwo wowe uzanyemerere. Yesu namwemerera koko, aramwemerera. Umukobwa disi no byaramurenze, abati nzitangira kubya. Sasa barakwiye kuno mukobwa disi ukweto yari yambaye rwose rumucikiraho, yari yikubise hasi. Umusore aramubwira ngo ikizashaka kuntwara cyose nzagikubita, cyose nzagikanga, ngo uhore uri uwanjye. Nuko watangiye no kumugwamo disi. Urukundo rwabo nuko rwakomeje kuryoha. Umusore disi aramubwiye ngo nge nzemera nkwitange
nkwitangire nkore buri kimwe cyose nk'uko natangiye bamwe mbacikira ibisebe, nawe nzabona nkwitangira, ariko nawe uzamenyemerere ntuzanenguhe, uzanyemerere urundi zanca inyuma ya disi. Uno musore nayo magambo yagomeje kubwira uno mukobwa, n'umukobwa nawe hano disi byaramurenze cyane, ubona uno musore ukuntu yamwitayeho. Tugaruke none hakuno ino